kandi ko bikureze. Kristo Yesu akuzwe bavandimwe, nitwa Jean Claude Nshimiyimana, cyangwa se abakunze gukurikira uyu muyoboro wa Izabikora banze kuri iri zina rya Izabikora, ariko abasanzwe bakurikira ibiganiro bica kuri YouTube channel cyangwa se kuri uyu muyoboro basanzwe bazi iri jwi. Ndabasuhuje rero kandi mbifurije amahoro y'Imana. Uyu munsi turi ku itariki 3 z'ukwezi kwa karindwi. Ni umunsi udasanzwe kuri Jean Claude Nshimiyimana cyangwa se Izabikora, umunsi udasanzwe, umunsi w'amavuko, umunsi w'ibyishimo, umunsi w'umunezero, umunsi wahuriranye n'icyumweru, umunsi uhoraho yatugeneye ngo wishimemo. Ni igitangaza rero kandi ni iby'agaciro kuba Imana yongeye kudukiza ubuzima, Imana yongeye kuduha andi mahirwe yo kongera kwizihiza cyangwa se kwishimira umwaka wiyongereye ku yo dufite. Ngira ngo ariko nubwo abenshi babyitiranya, hari abavuga ngo ntabwo umuntu yakishimiye igihe amaze ku isi, cyangwa se ntabwo umuntu yakwishimiye isabukuru yagize. Ati impamvu ni uko utakayishimiye uko ku myaka yawe haba harimo hagenda havaho umwaka. Ariko se noneho ubwo wenda reka tubiganireho gatoya, ubwo wenda tubicuritsemo gake, biramutse byicuritse bikaba ko buri mwaka kuri iyo tariki yawe noneho ukajya wizihiza, wenda tuvuge n'urugero ufite imyaka 50, kuri 50 umwaka wagira ukavaho umwe bikaba 49, gutyo mbese ukagenda usubira mu bwana. Ibyo nibyo wahitamo, kugira ngo karagaciyemo. Ariko reka twishimire ko Imana igenda idukiza ubuzima uko umwaka utashye. Niba ubona rero imyaka usoje umwaka wawe neza, ukabona mu myaka wari ufite hiyongereyeho umwaka, kandi uwo mwaka ukabona umwaka wakubereye umugisha, umwaka usoje uzamahoro, umwaka usoje utarwaye, ni iby'agaciro gakomeye cyane, kuko hari benshi bari bafite kuba bakwizihiza iyo sabukuru. Hari benshi bari bateganya kuyizihiza ariko batabashije kubigeraho. Hari ababigezeho ariko uwo munsi wabo ukagera barwaye, cyangwa se uwo munsi wabo ukagera bari mu bibazo. Ariko wowe niba wabashije kubigeraho umeze neza, uri umuntu ushima Imana, ni ibintu ukwiye gufatira umwanya maze ugaha Imana icyubahiro cyayo ikwiriye kuba ikigutije ubuzima kandi ikikurinze. Uyu munsi rero reka mbashimire kuba mwabashije kunzirikana. By'umwihariko ndashimira gurupe Umukristo Nyawe, nubwo muri iyi minsi twabaye bashya, twarakuze, twaragutse, ntabwo tukiri gurupe, twabaye umuryango, famiye Umukristo Nyawe. Ndabasuhuje kandi ndabakunda, mbifurije amahoro y'Imana. Mwanzirikanye by'umwihariko abayibarizwamo bose, abo duhuriyemo, muraba agaciro kuri njye kandi ndabakunda. Nawe urimo ureba iki kiganiro, ndagukunda kandi uriho agaciro, nkwifurije umugisha kandi ukuboko kuhoraho kuguhoreho. Rero nk'uko nifuje kubaganirira uyu munsi, ndashaka ko tuganira ku ngingo nyinshi zitandukanye. Ingingo tuza kuganiraho, ndabaha ukwisanzura kugira ngo namwe muze kugira icyo mutubwira muri comment hepfo. Ariko ni byinshi duhura nabyo muri iyi si. Iyi si uko bivuga, iyi si ni ishuri. Iyi si ni ishuri byanze bikunze. Bidashaka kuba umunyeshuri, yo ikubera umwarimu. Byanze bikunze iryo shuri ukarijyamo utarishaka, ariko iryo shuri ukarijyamo. Rero icyo nakubwira, ndaza kwibanda cyane ku munsi w'amavuko wanjye, kuko niyo mpamvu yatumye
fata uyu mwanya nifuza kubaganirira, ndaza kwibanda cyane ku munsi w'amavuko wanjye ngira nti ese niba umwaka ushize ugatangira undi, uwo utangiye ukawurangiza, ese ubisubiza amaso inyuma ukareba aho wahoze, ukareba aho uri ubu ngubu. Iyo urebye ubona ibyo ufite uyu munsi, iyo urebye ibyo wari ufite ukareba n'ibyo ufite uyu munsi, ubona bigutegurira ibizaza, cyangwa ibyo ufite uyu munsi ni bya bindi ngo nimara ubukeye, ntabwo ureba iby'ahazaza, ureba ibya none. Aha ndagira ngo muhumve cyane. Ese urishimira ko wizihije isabukuru, urishimira ko mu myaka wari ufite hagiyeho undi mwaka, ariko se uri kwibaza uti ko uyu mwaka urangiye, uyu mwaka usigiye iki? Ese ko uyu mwaka urangiye uwukurikira ndawuteganyamo iki? Ibi bintu ntabwo uzabigeraho utari kumwe na Yesu. Mu kiganiro cyacu haraza kwibanda muri Yesu, aribandamo Yesu kuko ariwe dukesha ibyo dufite byose, kuko ariwe dukesha uyu mwuka turi guhumeka. Yesu niwe dukesha ubuzima, Yesu niwe udufasha, cyangwa se umfasha kuba muri kundeba. Yesu niwe ubafasha kuba mwabonye imbaraga cyangwa ubushobozi bwo kureba iki kiganiro. Ibyo tuza kuganiraho byose rero biraza kwibandamo izina riryoshye, izina rya Yesu. Nakubajije ni mu myaka umaze, iyo wowe ugiye kwizihiza umunsi wawe w'amavuko, ese uwo munsi iyo wageze ujya wicara ugatekereza, ukibuka aho wavuye, ukibuka aho uri, ese ubitekereza n'ahazaza hawe? Biba byiza iyo uhatekereje, kuko iyo uhatekereje wowe ubwawe wishyiraho pressure, cyangwa se ukumva ko hari ikintu cyangwa se hari inshingano ugomba gusohoza ariko utarageraho. Icyo nakubwira rero, nirebyeho ubwanjye ndashimira Imana aho navuye. Ababashije kubona amafoto yanjye yo mu mezi abiri ashize cyangwa n'amavidewo, mwabonye ko twari turi aho umwanzi yifuza, ariko ubu ngubu turi bamwe mu bantu bashima Imana. Imana yagaruriye ubuzima, Imana yongeye guha imbaraga. Ibyo byose ariko tubikesha kuyirangamira no kuyitakambira, tukayitura ibibazo, tukayereka ibitugora. Ariko nanone nk'abari ku isi ntabwo tubura kuba twareka umusaraba. Igihe rero uhetse umusaraba wawe w'ubuzima, buri muntu wese agira umusaraba we buriya. Ntimuzagire ngo hari umuntu udafite umusaraba ahetse kuri iyi si. Buri wese afite umusaraba ahetse kuri iyi si. Nta muntu n'umwe utaremerewe n'umusaraba buriya. Icyo kintu muzacyiteho. Ariko igihe cyose ufite umusaraba, ntuzigere na rimwe urenganya Imana, cyangwa se ushaka kuba wayivuguruza uti Mana kuki mpetse uyu musaraba kandi ntako nagira ngo nkore icyo unyifuzaho. Ngira ngo uramutse udahetse umusaraba kuri iyi si, ubukristo bwawe nabwo bwaba bucumbagira. Imana ibibizi neza kandi ibikubona ko uhetse umusaraba, ariko biri muri bimwe Imana ireberamo niba koko uri umukozi wayo, uri umuntu wayo, igapima ukwihangana kwawe. Igihe uhetse umusaraba rero ntuzasabe Imana ngo iguture umusaraba, ahubwo kuko nta muntu n'umwe igikorera umusaraba itagendeye ku mbaraga afite. Buri muntu wese imuha umusaraba abona ko azabasha, buri muntu wese imuha umusaraba abona ko azatwara, ujyanye n'imbaraga ziwe. Icyo nakubwira aha ngaha rero, wisaba Imana ngo Mana ndakwinginze ntura uyu musaraba mfite, ndaremerewe. Ahubwo usaba Imana uyibwira uti Nyagasani Mana ndakwinginze
mpa imbaraga zitwara uyu musaraba, kuko njyewe izanjye ndumva ari nkeya. Ntitugasabe Imana kudutura umusaraba, kuko nta n'umwe ikoreza umusaraba ibona ko atawukwiye, ahubwo tujye tuyisaba imbaraga zo kwikorera umusaraba wacu, kuko ibizi neza igihe, ibizi neza urugendo uzanyuramo uhetse uwo musaraba, n'igihe uzawuturira, byose irabizi. Ntukihebe rero uri kumwe na Nyagasani, ntukihebe mu gihe ugihumeka. Icyo usabwa ni ukurangamira Yezu, kandi buriya ngo Imana ifasha uwifashije. Ntuzigere wiheba ngo Nyagasani ko ngukorera, ko ntako nagira, ko ngukorera ibintu byose, ko nitagatifuza, ko ndi intangarugero mu muryango remezo, ko ndi intangarugero mu kiliziya, ibi byose kukibimbaho, hari impamvu bikubaho. Nifurize rero abavutse uyu munsi isabukuru nziza. Hari abo nzi, hari abo ntazi, yewe nifurize imigisha myinshi abari kureba iyi video. Niba hari ikintu mwifuza ko nzabaganiriraho, niba hari ikintu mwifuza ko nababwira cyangwa mwamenyaho, muzajye mumbwira. Nitwa Jean Claude Nshimiyimana. Uyu munsi nari nifuje kubaganirira gato ku bintu bitandukanye ku munsi wanjye w'isabukuru. Ubuzima nibuba bworoshye kuva umuntu avuka, akura, agenda, kugera aho ageze ubu ngubu. Duca muri byinshi byiza, duca muri byinshi bibi, ariko iyo turi kumwe na Nyagasani nta cyadutakangana cyangwa kidutera ubwoba. Abakristu mwese ndabashuhuje, abatari abakristu musigaje iki, murabura iki? Reka twese turangamire Yezu, turangamire Nyagasani, kuko ari we ufite byose dukeneye muri ubu buzima bwa none butugoye. Uhoraho, ineza yawe iraduhoreho, kuko amizero yacu agushingiyeho. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amena. Nzaririmbira Nyagasani indirimbo nshya, kuko yakoze ibitangaza byinshi. Nzamurata mwamamaze, mu gihe cy'amage nzamuramya, mu gihe cy'amakuba nzamuhoza. Nzamuririmbira nkomeje shyiza.